guys, ndabiseguyeho kuba nakeririwe. I was not feeling good, so narebye kutageraho hano ndaba okay. Anyway, reka nze tunatangiza uyu munsi icyumweru cy'amasengesho neza. Ndizera ko mwese abo twabivuganye mwashoboye gusiba kwiyiriza. So ntabwo numvaga ameze neza, niyo mpamvu natashaka kuza live, ariko I'm glad I'm here. Ntabwo nari nzi ko mbona abantu uko amasaha yarenze, ngira ngo mu Rwanda ni nka saa 5 saa 4 sinzi mu masaha ageze, nakwiye kuba ndano saa 3 ariko ntibyashobotse. So ntabwo meze neza muri iyi minsi, gusa I will feel okay. I will be okay. So nanjye ndashaka kumenyesha ko yes natangiye amasengesho nanjye. Ku bantu turi kumwe mukomeze amasengesho kandi ndizera ko azagenda neza. Ngira ngo mu Rwanda ko hari baturusha amasaha 8, ngira ngo hari abatangiye umunsi wa mbere, already umunsi uri kurangira. So ndajya mu nsobanurire ku munsi wa mbere mwabyumvishe gute, amasengesho mwayatangiye gute.
mwamasengesho mwayatangiye gute, wabonye umunsi wa mbere mwabonye umunsi wa mbere mwawushoboye, mwabonye se ari ibintu muzakomeza, mwabonye se nta mbogamizi zirimo, nta bigeragezo mwahuye nabyo, umunsi wa mbere kuri mwebwe watangiye gute? Njyewe naraye mu kazi, navuyeyo mitanza ndaryama, so ngira ngo ngwaye amagripe guys, ngwaye amagripe. So kwa nabazaga ino ndirimbo ngo yitwa gute, yitwa Ndanyuzwe by Aline Gahongayire. Indirimbo yitwa Ndanyuzwe by Aline Gahongayire. Guys, maze iminsi natameze neza, ndwaye ngira ngo ni za gripe, mba numva nadafite apeti, I'm feeling down, gusa I will be okay. Imana izanyiza, yeah. So nizere ko abantu twavuganye amasengesho mwayatangiye neza. Niba watangiye amasengesho twaba turi kumwe, mbwira ko uri hano kandi turi kumwe. Nakererewe ariko ejo noneho nzaza kare, ejo nimba ameze neza nzaza hakiri kare. Yes. Okay, so niba hari uwo wakoze amasengesho twaba turi kumwe hano, ninde? Tubwire ukuntu umunsi wawe wa mbere wagenze, kuko ngira ngo mu Rwanda kwa muturusha amasaha 8 umunsi already warangiye, so tubwire experience umunsi wawe wagenze ute mbere yuko dutangira basengera dutangire gahunda z'umugoroba. I love you too guys, ndababona mwese. Okay, ninde washoboye kuba Shanga boy? Ni icyumweru cy'amasengesho twafashe turi gusenga, dusengera ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora gusengera akazi, ushobora gushinga ushimira Imana kubyo imaze kugukorera. So ni icyumweru sinjye njyenyine n'urubyiruko n'undi wese ubishaka, turi mu cyumweru cy'amasengesho. Thank you ku bantu bari kumenya ngo rwara ubukira Yesu, ndaza kumera neza. Okay, so mutubwire, hari mu bantu bari hano harimo ababa bari high Fred, hari mu bantu turi kumwe hano harimo uwaba ari mu masengesho, tukaba turi kumwe mu masengesho. Mutubwire niba urimo hano, tubwire, unatubwire ukuntu umunsi wawe wagenze. Anyway, okay guys, reka dutangire na gahunda z'umugoroba. So nkuko nawe babwiye, so gahunda z'umugoroba zizatangira n'indirimbo zo gutangiza amasengesho, then nyuma yaho mbasengeye kugira dutangire umugoroba. Okay, so twagiye rero. Mwami ndagushimiye ku rukundo ukunda, ndakweretse abandi duturanye hano kuri live, nkweretse abantu twatangiranye amasengesho y'icyumweru. Mwami uzadufashe, uzaturinde imyuka mibi, uzaturinde abashaka kuturangaza, uzaturinde ibizatugusha mu izina rya Yesu. Tuje mu bwiza bwawe, ngufashe buri umwe uri hano, abantu tugiye guterana kuri umunsi w'umugoroba, dufashe buri umwe kuhoboka ku mutima, ufashe buri umwe washoboje kuba yatangira n'amasengesho, ufashe buri umwe kujya abona icyo afungura mu gihe afunguye Mwami ku mugoroba, ufashe buri umwe kugira ngo famiye ye izamufashe kugira kuri aya masengesho neza Mwami, batamubangamiye mu aya masengesho. Tuje mu bwiza bwawe, nkweretse ababaye, nkweretse imfubyi, nkweretse abarwaye kwa muganga, ufashe uborohereze, ubafashe ubakize mu izina rya Yesu. Twebwe Mwami ntacyo turi cyo, turi imbere yawe hano Mwami, harimo benshi baraye bavuye mu mubiri, harimo n'abari kubuvamo mu bunanaha, ariko twebwe Mwami uracyaturinze Mwami. Turaje mu bwiza bwawe ngo dufashe, uturinde imyuka mibi, uturinde kuremererwa, ufashe buri umwe uri hano Mwami aze kumva ijambo ryawe, abohoke ku mutima. Tuje mu bwiza bwawe Mwami ngo uturinde imyuka mibi, uturinde kuremererwa, uturinde abashaka kuturangaza, abashaka gutukana Mwami, baturinde mu izina rya Yesu. Tuje mu bwiza bwawe Mwami, mwese icyumweru
kizabiri buri muntu cy'umugisha, azaze buri muntu wese atanga ubuhamya bw'ibyamubayeho, iby'ibitangaza wamukoreye mu izina rya Yesu. Turagusabye ufashe buri umwe uzakora amasengesho umwami, aho azadepoza azabone visa, aho azadepoza umwami azabona akazi mwami, aho azabona amafaranga yo kwishyura inzu ku bantu bafite ikibazo cyo kwishyura inzu, ku bantu bategura kurushinga mwami uzabubakire mu izina rya Yesu. Mweretse abapfakazi mwami ngo bafashe uborohereze, ubafashe ubahe ibyo kureresha abana. Mweretse imfubyi mwami zibabaye zirera iziba ku muhanda, uzifashe mwami uzubakire mu izina rya Yesu. Tuje mu bwiza bwawe mwami, mweretse abanyeshuri mu masomo, ubafashe mwami mu masomo bareke kurangara, ufashe mwami bazamenye icyabatwaye ku ishuri, bafashe mwami bazamenye ubwenge mu ishuri mu izina rya Yesu. Tuje mu bwiza bwawe bubane natwe, ari wowe uyobora gahunda z'umugoroba, aho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Okay, guys, ni bande turi kumwe hano guys? Sinagize kuraba muri message. I supposed to check in my messages, then nkamenya ngo ni abantu baza kuduha ubuhamya, abaza kudusengera. Sinigeze ndeba muri inbox kuko ntabwo nari meze neza nibwo nkibyuka. Ariko okay, so nkanjye wazanye igitekerezo kubasengera. Reka njye utangira n'ubuhamya, then wenda ubuhamya butoya, then wenda abandi nabo bazakomeza cyane. Hari undi uri hano nawe twamaze. So impamvu natangiye aya masengesho no kubera iki? Impamvu natangiye aya masengesho, nakoreraga amafaranga, nkabona amafaranga nkayapfisha ubusa kera nkiri muri Uganda, muri Afurika. Noneho rero amafaranga yapfisha ubusa. Nose kubona ko amafaranga yapfisha ubusa kandi nshaka kuvaho ndi, ariko ndisinzira. Ijoro ryiza Hope Love naheje bambi. Hope Love haryo watwemereye kuzadusengera, watwemereye ko uzaduha ubuhamya, ngira ngo twemerere ubuhamya. So nuko ndicana avuga ati Mana nshaka kumindura ubuzima, umwe muri none by'abakungu byo guhora mu tubari ntacyo nigezaho. Noneho ubu no buhamya butangiye kubaha, ni just like starters, ni nk'itangiriro, ntabwo ari deep y'ubuhamya bukomeye, ariko ni nk'itangiriro. Noneho nangira kugenda gusenga, icyo gihe nabaga i Kampala. Noneho njya gusenga mu rugo baratangara. Eric nango akijya mu kabari, Eric nango akinywa inzoga ari gusenga, barumirwa. Ariko kweri nari icyo nshaka, ngasenga nsengera icyo nshaka, mvuga ati Mana mpindurira ubuzima bwa Uganda ndabuhaze, ubuzima bwo mu Rwanda buhaze, nshaka kugenda ahandi hantu ako nataramenya aho njye. Ako nari mfite ba sister banjye muri South Africa, noneho nshaka kujyayo, ariko nadafite tike ngeze South Africa, kandi ujya South Africa $750. So nangira nkajya nsenga nka savinga, nkabona amafaranga savinga, buriya Imana ica inzira ahantu zitari. Nza gukundana n'umuntu kuri online w'umuzungu, ako yaranzi ngiye natamuzi, ngira ngo ni kwa kundi abantu babwirana abantu, umuntu aramenya gutya ko online tukajya twandikira, akanyeza amafaranga gukora anniversary, gura telefone, amafaranga yabika nkayavunjisha nkabika amadolari, ndabika agira haragwira. Ariko nikiri mu rusengero abiri nk'igisenga, najyaga mbona ngo visa ya Amerika muri passport yanjye. Ndi mu rusengero atabaho ndaryamye ngo ni inzozi, nkabona ngo visa ya Amerika muri passport yanjye ku itariki 25 z'ukwa gatanu, ariko nta mwaka urimo. Nkayambona ngo itariki 25 z'ukwa gatanu
ngo viza yo kujya muri nkabonamo icya kirangantego nk'uko wavuga ikirangantego nkabonamo ikirangantego cya Amerika nkavuga se muri Amerika nzajyayo gute na tike yo kujyana South Africa narayibuze. noneho ubundi nza kubona amafaranga yo kungeza South Africa nyabonye ubundi ndahaguruka njya South Africa. Ni urugendo rwari rutoroshye, namaze ukwezi mu nzi ngeze South Africa ngira ngo niyo yari Amerika. noneho ubundi ngeze muri South Africa ibya Amerika ndabyibagirwa, numva ko Amerika nashakaga ariyo yinagezemo, ariyo South Africa, ko nabonye ukuntu bafite ekonomi nziza, bafite iterambere ryiza. Ubundi ndicara nangira akazi, ubuzima ntibwari bworoshye muri Afurika y'Epfo, kubona ibyangombwa byo kuhatura byo ni ikibazo. Irifo ngenda babwiza ukuri, irifo ko wigira impunzi muri Afurika y'Epfo kugira ubone ibyangombwa byo kuhatura cyangwa byo gukora. So mu Rwanda hari amahoro, itubeshya ati mvuye muri Congo cyangwa mvuye hehe ahantu hari ibibazo by'intambara niho ituvuga ko uvuye. So kugira ubone ibyangombwa rero bya asylum seeker kugira bigoye wemerewe guhatura cyangwa gukora ni ukwigira impunzi. Ntabwo wigira impunzi kubera wanze igihugu cyawe n'iki, ariko ni ukubera imibereho. So naje kubona ibyangombwa ariko bakajya baba amezi 3, 6 nkajya njya guteresha he ku mupaka wa Zimbabwe na South Africa, kandi mba nuye Cape Town, kuko nasanze Cape Town batagiterera abantu baje bashyashya. So ubuzima nibwo bworoshye at the first. Noneho nza kubona akazi ka security, mbonye akazi ka security, mana yanjye South Africa harakonja, imbeho ikankubita, imvura ikankubita, aho kwera neza icyo nshaka nkemera nkatona. Izuba ryaza rikancana, uruhu ruragenda rurashirira, uruhu rwanjye nubwo rwasubiranya kumbe rwari rwarashiririye, rwarabaye umukara kubera izuba. So icyo nshaka kubabwira, aya masengesho ubwo nkikimara kuyakora muri Uganda nkaza kwimukira muri South Africa, sinayahagaritse, ahubwo narayakomeje nkajya nyasenga, nkafata icyumweru ngasenga, abantu tubana bakansekitse, Erika basenga ibiki, sube Erika basenga Imana yo mwijuru, use nawe Imana irakumva. Ngiye bari kunseka gutyo, ngewe nka moving on, nkasenga nkabona amafaranga nkayabika. Rero South Africa ni ahantu haba ubuzima bwiza kabisa, kandi nanjye ndi umuntu amenyereye kubaho ubuzima bwiza. Nkibera ahantu heza, amafaranga nkoreye sinsevinge, nkayishyura ahantu muri etage ahantu twabaga, aho kugira ngo njye kuba inyuma y'umujyi, nkaba hafi y'umujyi. Nkiyarya neza, hari umuntu ukunda ibirori, undi umuntu ukunda za anniversaire, za party, imyenda myiza, sinsevinge n'atanu, ariko nabayeho neza. Ariko hagati aho sinababwira urugendo rwo kujya South Africa ntirwari rworoshye, twamaze almost ukwezi mu nzira. Umuntu utwara abantu yaradutwaye dutaje Mozambique, asubira gufata abandi bantu Tanzania. Umwana w'ama twabaye icyumweru cyose muri gare ya Noza muri gare ya Mozambique hano mu cyaro, dutegereje ko umuntu aza ngadutware adukomezanye South Africa. So twamaze almost 1 month mu nzira tutarajya South Africa. Imagine ducya mu ishyamba, kubera urumva nta visa twari dufite twinjiza South Africa. So urumva ko byasaba duca inyuma mu mashyamba n'icyo kugira tugere. Siniko byaba nawe muzaca mu izo nzira. Ni uburyo bwa experience bw'inzira naciyemo itari yoroshye kugira ngere muri Africa DC.
so urumva rero no kubona ako kazi nako ka security amezi atatu yarashiraga akazi ni nkaho kabaga gahagaze najya kongera kujya gushaka icyangombwa cy'amezi atatu icyangombwa cy'amezi atatu ni iminsi ngahe ibiri kugira ugera ahantu bagishakira ubuzima ntabwo bworoshye ariko nyine biragira aho bicamo ko ngenda menyera ariko bigenda bicamo so nuko naje kubona ibyo byawo nyine byo kujya neza amezi atatu nkunda gusenga najya nsenga abantu bakabaza Eric ari gusenga Imana yo mu ijuru ari gusenga Illuminati ari gusenga ibiki usarasenga akiriza Imana ikamwumva bakamera nk'abari kuncira urubanza abantu baratungurwa nyine bakajya batungurwa so ayo masengesho rero nagiye nyasubirizwamo byinshi niba mwibuka neza nababwiye ko nagiye nyabonamo amafaranga nka sevinga Imana ikankura muri Uganda ngeze muri Afrika y'Epfo ayo masengesho nagiye nyasenga ndi muri Afrika y'Epfo nkabonamo ibintu byinshi by'ibitangaza famiye zikankunda zari zaranyanze zikankunda inshuti zanjye zari zaranshitseho zikongera zikankunda nongera nubaka friendship ngira inshuti nshyashya Imana iramfasha mbona akazi keza so no kuvuga rero abantu muzamubona umuntu abayeho ubuzima bumeze gutya niba kijya mwumva Eric abayeho life nigeze ahangayika ni ibintu ataruhiye ni ibintu yaje yicaramo gutya no it's not like that so muri urwo rwego rero mbabwira ino ni itangiriro hari byinshi tugomba kuzagenda tuganira ahangaha ni nkaho ari itangiriro ry'amasengesho nagiye nyasabamo byinshi nagiye nyasengeramo byinshi nagiye nsabiramo abantu kenshi kandi bagasubizwa so kugeza nubwo aya masengesho nayasenzemo nkaza gusanga ya visa nerekwaga ndi muri Uganda nza gusanga ya visa niyo koko nagezeho imirimo y'Imana iratinda igasohora wenda tuzabiganiraho atari uyu munsi tuzafata umunsi tubiganireho ariko nshaka kubwira ko ukwezi kwa gatanu wenda itariki 25 ntabwo zagezemo ariko ukwezi kwa gatanu niko nahagurutsemo inza muri Amerika yari ku itariki 2 ngira hano kandi ubwo nabona ku itariki 25 izo 25 nzigabije nyemejemo nka kabiri ni nka hari 2 z'ukwa gatanu yes izo 25 ni nka 2 z'ukwa gatanu so rubango naje hano muri Amerika ku itariki 2 z'ukwa gatanu nari nkanagiye hano ku butaka bwa Amerika kandi bamwibuka neza niyo visa ya Amerika nayeretswe 2013 nyikiri muri Amerika nataryamye ndi mu rusengero buri gihe uko nasengaga niko nabonaga iyo visa ya Amerika nkibaza se natiki ngeze South Africa narayibuze nzabone ingiza muri Amerika gute ngeze South Africa numvise ko ariyo Amerika ngezemo imbari mbabeshya Imana imane ibyo bintu byarabaye n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru nagiye kubona mbona ndi muri Amerika ku itariki 2 z'ukwa gatanu narahoraga nsenga nkabona ngo nzajya muri Amerika ku itariki 25 z'ukwa gatanu you guys bamwe batabyumva bavuga ati Eric arimo kwikubeshya abantu kugira uti imitangaza birahari so ndagira ngo mumurize buri muntu wese uri hano ushobora gufata n'amasengesho akayasenga ukabona nibiri gucamo ugatangira bati ncitse intege kuko ibyo ni gusengera ntibiri gucamo ndagira nkubwire ko bizatinda ariko bigasohora ntibishobora kuba ejo bundi ariko bizaba njyewe visa yo kuza muri Amerika nayeretswe 2013 mu kwezi kwa munani nkomezano nyerekwa mu kwa 9 mu kwa 10 na 12 uko nsenze sinayibonaga ndi no mu rugo ndi mu rusengero yes ndi mushya muri Amerika benshi abantu benshi bagira ukwibaza kwinshi kuri njyewe
kurabatangaza uburyo maze imyaka 3 muri Amerika nkaba mbayeho ubuzima bwiza buruta nubwo ababayeho imyaka 10 muri Amerika, buruta nubwo ababaye 15 muri Amerika, buruta nubwo ababaye hano imyaka n'imyaniko muri Amerika. Mfite ubutaka, nta kintu cya mbere nko kugira ubutaka muri Amerika, kwitwa landlord. So kwirata cyangwa kugira ute, kwitwa landlord in America is a big deal, big deal, big deal. So narasengaga Imana ngo bati baza hari pastor guys wansengeye muri Amerika yitwa Pastor Irene Mancheri, Pastor Irene Mancheri abi Kampala. Niba hari abantu bazi Kampala, umuhanda twa Namilembe Road, ahantu haparika Jaguar hafi ya Trinity kuri Rohana Primary School, niho urwo rusengero ruri rwitwa Bethel Hiring Center. Bethel Hiring Center urusengero rwa Pastor Irene Mancheri. Pastor Irene Mancheri yagiye muri Amerika 82, ni umugande ariko umunyamerika yamaze kubona ubwene gihugu bwa Amerika. Nukuvuga ngo abana be bose ni abanyamerika, nawe ni umunyamerika, umugabo we ni umunyamerika. Vuga ngo ni umunyamerika, bavukiye Uganda niki ariko kora babaye imyaka myinshi muri Amerika, bafite ubwene gihugu bwa Amerika. Uwo mu pastor witwa Pastor Irene Mancheri niwe wafashe passport yanjye arayisengera, ayisiga amavuta, akatubwira ati Imana izabakora igisuzuguriro, Imana izabambutsa amahanga, Imana izabakorera ibitangaza, Imana izatuma mumenyekana kandi muzibagirwe gutaka ubwiza bw'Imana. So guys, niba mfite Imana yarankorera igisuzuguriro ikanyambutsa amahanga nkamenyekana koko nkuko Pastor Irene Mancheri yabitubwiye, ubu se njyewe Eric ndiki mwemuzo ko namenyekana. Ndashaka kubwira ko nguwo Eric I am a big deal, everybody knows me, uburumwe aransi. Uvuze ngo Eric Semuhungu, igihugu cyose wajyamo harimo umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ashaka kugira ati yes, that funny person I know him, he's so funny, I like him. So rero pastor kunadusengeye agasiga passport yacu amavuta ati muzatembera amahanga. Ngibi natangiye kubikora. Nifuza kuba nagera Europe nagezeyo, nageze mu bihugu nka 6, naciye UK, mva UK njya Copenhagen Denmark, mvayo njya muri Malmo Sweden, njya Belgium Brussels, mvayo njya Switzerland, mvayo njya Norway, muri Oslo, Norway. Rubivuga cyose nagiyemo. Kandi Imana nungu iracyanembereza amahanga. Igihe cyose nshatse gutembera ndagenda. Nambogamizi kuri passport yanjye y'u Rwanda ndatembera y'amahanga. Sindagira citizenship ya Amerika, ariko ndakubwiye ngo anytime igihugu nshaka kujyamo nshobora kukijyamo. Kubera iki? Imana yadusize amavuta idukuraho igisuzuguriro. Sindi munzi, sindi umunyepolitike, anytime nshaka na flying nkajya Kigali nkongera nkagaruka. Nagiye hehe? Nagiye Canada. Mfite Canada visa y'imyaka 5. Anytime nshaka naenda Canada. Nicyo mubwira ngo I am a big deal. Nkubwira ngo senga wizeye usaba Imana icyo ushaka, Imana izakiguha. Mukabishyiramo amarara, nukuvuga ngo uzasigara abandi bagende, weho usigare wicaye aho ngaho. Ndakubwira ngo weho muntu ufite ukwizera, wowe sengera ushaka kubona visa uzayibona. Abantu benshi barafite ugushidikanya muri bo, bakumva ko Imana itariho, bakumva ko ubutunzi bazabonera ari uko bagiye mu bapfumu. Ariko ndakubwira ngo nango mu bupfumu ariho uzabonera ibyo ushaka. Ngewe Eric nkubwire, mbere yuko mmenye Imana numvaga ko najya mu bapfumu, abapfumu nabagiyemo nta kintu nagezeho. Kera. Eric ngewe ubona mfite imyaka 27, ariko naciye muri byinshi guys. Naciye muri byinshi. Ariko rero guys, Imana iradukunda. Niyo mpamvu yewe natazigera ndeka gukorera Imana. I will go
everywhere anytime, igihe cyose nshaka nshobora gutembera. Ngo twirike viza yo muri Canada. Mbese urumva ari ikibazo kugira viza yo muri Canada? Je te jure, oh my god. Niba yenda Europe nkayira nkagaruka se viza ya Canada so ubwo iranagoye. Viza ya Canada na ya applying online in 1 minute nari nyibonye. Kurutia ya Europe nabanje kujya muri za interview nkagira uti iya Canada sinigeze njya na interview. Canada I applied online nishyura n'amadolari ategeze muri 20. Viza ko kanya nari nyifite imyaka 5 anytime I can fly Canada. Yes. Na umujya mwana amafoto yanjye se no account yanjye baratwaye. Na umujya mwana amafoto yanjye ndi muri Canada. I was in Edmonton last year. Na friends Calgary njya Edmonton. So guys, icyo cyaho kubwira Imana irahari kandi Imana iradukunda. So nkuko wumva yakorera Eric ibitangaza, nawe ushobora gukorera ibitangaza. So ndagira nkubwire ngo nugira ukwizera muri wowe Imana izakurwanirira. Nugira ishyari ngo kanakora afite bino naye ndifuza kugera kuri bino. Niba Eric yicaye muri mansion naye nshakwiyicaramo wumve ko ari ibintu byatari utangiye umugirira ishyari niki ibyawe bizaza n'isaha itaragera. Nugira ukwizera. Kandi njyewe Eric Semuhungu umurisa nkuko bivuze, I am humble. Ndi wa muntu uzi gusaba n'abantu bose, wicarana n'abakene, nkicarana n'abakire, n'abana, n'urubyiruko, abakuru, abatoya, kandi hose nkisangamo, kandi bose bakankunda. So icyo nshaka kubabwira ngo nari mfite ishyari ryiza. Anyways, igira ishyari ryiza, nugira ishyari ribi. Nari mfite ishyari ryiza ryo kuvuga ati Mana, Eric Semuhungu ngewe nzava muri Uganda bigenze gute? Biraba ndahagera. Nari mfite umugambi wo kuvuga ngo nasengeraga intego yo kuvuga ngo Mwami, nunkura muri gihugu cya Uganda ukanyambutsa amahanga, nzagukorera, nzataka ubwiza bwawe, nzagukorera Mwami, sinzagukoza isoni. Ariko Eric nagiye ncika intege sometime, simbikore sometime. Urabizi rero guys, sometime tumara kubona ibyo twashakaga tukibagirwa icyari kiri kutwirukansa, tukibagirwa aho Imana idukuye. Nagiye ncika intege umwaka washize 2018. Nagiye ncika intege nk'ubu naheruka gusenga biri seriye nko mu kwa gatatu ku mwaka washize. Ubundi ngewe nabirukaga saa 9 z'ijoro nkasenga, mbere yo kurya nkasenga, mbere yo kuryama nkasenga. Ariko ndababwiza ukuri nari maze igihe naragoye. Njye sinjya nirarira bambi. Ntabwo ndi hano ngo ku making a good story ngo kuri mwewe kugira ngo mwishime mugire uti ndababwiza reality. So naheza ndagwa, ariko ngira ngo iyo umuntu abonye ibyo yashakaga, ubonye ubutunzi washakaga, uhita wumva ko gusenga ari iby'abakene. Ariko Mwami, oya, sinigeze mba mu nkambi ngewe. Cyese nigeze mba mu nkambi. Nta nubwo nigeze mpunga. I'm not refugees. So ariko ubu nongeye ngarukira Imana. Niyo mpamvu natangije ikintu cy'umuntu cy'amasengesho, nkangura buri umwe uzayabamo ko azamufasha aya masengesho, nkangura buri umwe uzayakora Imana izamwibuka, mbwira buri umwe uzakora aya masengesho azabona ibitangaza, mbwira buri umwe ushaka viza yo kujya igihugu cyari cyose ushaka kujyamo kuzadepoza viza bakayiguha namananiza. So guys, ubwo rero nasabaga Imana iti Mwami wanyambukije amahanga. Imana iranyambutse inkura muri Uganda ngeza South Africa. Nikiri South Africa, ati ya viza yawe nakweretse ngiyi. Abantu benshi twabanye South Africa barabizi, maybe nibiba ngombwa nzazanira abantu twabanye babizi. Nataragira na gahunda yo kujya muri Amerika, nataragira ute, bose narababwiraga nkababwira ati ngewe Amerika nabonaga ngiyi nyirimo, babwira ko ari South Africa ndi.
ko numva ko mbonye South Africa ni igihugu cyateye imbere gitandukanye n'ibindi bihugu byose muri Africa nzi. Ni igihugu kiri so clean, igihugu kiri develope nk'uko aba muri Amerika. So nahageze ngira ngo niyo Amerika ngezemo. So ariko mu gihe byari bikiraho nyuma y'umwaka umwe mba atari ibiri viza ya Amerika ati ngiyo Eric mbandaje nza muri Amerika. Ngewe Eric abandi bagera mu bihugu bagasavayivinga kubona naho baba ari ikibazo gikomeye n'iki Imana yaradufashije nango twagiye tuba hanze nango twagiye tugira ute ngezeyo dufite ba sister banjye babiri duvayo muri Amerika nzayo neza nzayo like nawe nsaba nawe ngira ute Amerika mbayeho neza naho mbese ndashimira Imana kuko Imana yagiye inkora ibitangaza ibyo nagiye nsaba Imana yagiye ibima nsaba Imana ati Imana nazageze muri Europe nkareba naho ukuntu hameze. Urabona imirimo y'Imana ica mu nzira nyinshi zitandukanye. Nifuje kugera he Europe ngerayo. Nifuza kugera Canada ngerayo. Mbese ibihugu byose nifuza kugeramo byose nabigezemo. So nuvuga ngo icyo shaka kugira nugisengera ukagisengera ugishizemo umwete Imana izakigukorera. Ariko nuba ufite kwizera nuba akaguruka kamwe kari hano akandi kari hano kamwe gafite ukwizera akandi kadafite ukwizera menya ngo uzasigara aho ngaho ko nta mahitamo uzaba ufite. Ariko nugira amahitamo Imana izakurwanirira. So rero ku bantu bamufite ubuhamya ndi kubatinyura ku bantu bafite ubuhamya bw'ibyo Imana yabakore. Hari abantu wenda Imana yakijije amarozi, hari abantu wenda Imana yakijije abantu bashaka kubagirira nabi cyangwa bashaka kubica cyangwa bashaka kugira ute. Ubwo nabwo ni ubuhamya mwajya muza mukaduha ubwo buhamya buba bukenewe. So nk'ubu ngubu ubu tuvugana mu minsi iri imbere hari abantu bazaza bambwira ati Eri urazi y'amasengesho nabonye ibitangazo bimeze gutya na gutya, urazi y'amasengesho byagenze gutya na gutya, urazi y'amasengesho Imana yamfashije nahuye n'umugira neza anyishyura inzu amezi 6, anyishyura inzu umwaka wose, nabonye akazi, nabonye promotion. Ati ibingibi nabitekerezaga sanga ari ngewe uzaba bigukoreye ni Imana imwe rukumbi. Wowe wasenze ukizera Imana ko ishobora guhindura ubuzima, wowe wasenze kumva ko Imana ishobora gufasha wowe n'umuryango wawe, niyo Mana izaba igukoreye ibyo bintu. Ariko niba ko Imana yabigukoreye uzaze dusangiza iyo nkuru nziza. Niugera muri numva ko Imana yagukoreye ibyo bitangaza uzaze dusangiza iyo nkuru nziza bizadushimisha. Nuko so ngira ngo banyabwanye bwari umunsi agace gatoya sinshaka kwigisha cyane ngo ndambirane, sinshaka kubabanya ngo ndambirane, ariko ngira ngo tuzagaruka tubivugeho neza, tuzagaruka tubivugeho neza. Turacyafite icyumweru, uyu yari umunsi w'itangiriro. Hari benshi bashaka kuzajya batanga nabo ubuhamya bwabo, tuzajya tubakira. Niba ufite ubuhamya n'ushaka kuduha ijambo ry'Imana, slide in my DM umbwire Terike nshaka ko kuza kuba kuri gahunda z'umugoroba. Nanga ari ibintu bijagaraye by'iki, ni ukuvuga ngo ni ibintu biri par ordre, tukagenda ku time for time, umwanya ku mwanya, tukamenya ngo umunsi dufite uyu n'uyu tukagira uti. So ndagira ngo aya masengesho azakomeze abeho, ntimuzacike intege, kandi nzi ko muzasubirizwamo. Niba Imana yaramfashije ikamfasha, nawe izera ko nawe izagufasha. Kandi niba wari waracitse intege nkanjye, ongera ugaruke mu murongo mwiza, Imana izakurwanirira. Okay. Okay.
ndashaka kumenya mu bantu 127 turi kumwe hano ninde, mu bantu 127 turi kumwe hano ninde muntu ninde muntu mu bantu turi kumwe hano ninde muntu washoboye kuba yakwiyiriza ku munsi wa none, ninde muntu washoboye kwiyiriza, ninde muntu washoboye gutangira amasengesho yo twafashe y'icyumweru mu bantu turi kumwe hano ninde. Niba wabishoboye atari ugupretendinga, atari ukubeshya, ohereza emoji cyangwa uvuge ngo ni njyewe, ohereza emoji ya gutya y'akaboko kazamuye cyangwa uvuge ngo ni njyewe. Niba aya masengesho wayatangiye, manika akaboko menye ngo wayatangiye turi kumwe, ukaba washoboye kwiyiriza ninde, umenye ngo ninde. Denise Museyi, may God bless you. Uwase, may God bless you. Henry Uwa, may God bless you. Munyana Janine, may God bless you. Hani Jenitoni, may God bless you. Isimbi, may God bless you. Uwase Joxi, may God bless you. Zavaj Ivana, may God bless you. Ariete, may God bless you. Habakurama Jean de Dieu, sinzi icyo cyase kuvuga. Isimbi, may God bless you. Thank you no kuri Imana. Imana ibane namwe. Kutayatangiye none ushobora kuyatangira ejo. Nukuri ko Imana aya masengesho nuba ufite kwizera uzajya subirizwamo. Ese ntango yakora ari no gusaba gusa Imana. Ushaka kuyakora uri kwishimira ko ibyiza imaze kugukorera. Ufite amadeni, uratinya guca muri karitsiye kubera ideni, uratinya guca ahantu. Senga Imana izakwishyurira iyo deni, uri guca ahantu wihishe. Umuhoza Janine, may God bless you. Munyana Janine, may God bless you. Ingabire, may God bless you. Mana ntabwo no kuri nanze ko ari benshi mwakoze, ndumva ngize ikiniga niba koko muri kubimbwira ariko bimeze biranshimishije. Like abenshi babitwaraga nka joke, ariko kuba oh my god, kuba naravuze gutya abenshi batwara ibintu nka joke, bikaba binyeretse ko hari abantu bumva ko tutaba turi hano kubera kujokinga, tukaba turi hano kubera ko dushobora no gukora igikorwa kikagenda neza, dushobora gukora ikintu tukagikora atari ukubera ko guys, ni ibyishimo birandenze, niba mugize emotion yo kuri, kuko mbonye abantu ni benshi barenze uko nabitekerezaga. So muri benshi nukuri. Sandra K, thank you. Nukuri Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Oh my god. no kuvuga ngo twabivugaga nkabona abantu bakoramo za mimu bakavuga ati ariko agiye gutangiza amasengesho y'icyumweru, ariko agiye gutangiza amasengesho y'icyumweru, like bakumva ko ari ibintu byadanje, bakumva ko tutabikora. Why? Turashoboye guys, turashoboye. Ntihazagira umuntu uzaguca intege, ntihazagira umuntu uzakubwira ngo erike se kuko ari kino murumva yakora iki, kuki ukumva like bakaguca intege, erike kirani gikurye yagufasha mu bintu by'amasengesho. No, ntibakaguca intege, bereke ko ushoboye, bereke ko ushoboye. Guys, twese dusenga Imana imwe rukumbi, njyewe nsenga Imana imwe rukumbi, kandi God is good, God loves us, and when you believe in God it will not be the same. No kuri Imana izagufasha. So ndagira ngo ku mugaragaro dutangiza n'amasengesho, ku muntu uzayizereramo, ku muntu uzakorera Imana, Imana izamusubiza, Imana izamusubiza, kandi ndabyizeye ijana ku rindi. Si tuzabura abantu nk'icumi cyangwa abantu batanu
cyaba zanarenga uwo mubare muri iki cyumweru mbere yuko azarangira bazatangira bakatubwira ati Imana yankoreye bino na bino iki niki cyambayeho ntabwo natekereza ko cyambaho igihe aba ari miracles ya happenings kuri wowe. So wewe uzagira ukwizera, Imana izagufasha kandi izakurwanirira. Okay. Yeah, Denis Museyimana aradukunda kumana Eric emotion za kwishiba. Yeah, emotion zanyushe. I was not believing that mfite abantu turi kumwe. Nango nigeze nchecking ama message kuzana abantu baratwigisha uyu munsi, baradusengera, baratubwira ijambo ry'Imana, ariko kubera ko na veyo kazi numva natameze neza, ndaza ndaryama, sinema checking ama message ngo ndebe ninduraza kuduha ubuhamya uyu munsi, ninduraza kutwigisha ijambo ry'Imana uyu munsi, ninduraza kudusenyera uyu munsi, ariko ndarara noneho ndebye ama message menye ngo umuntu wejo n'uyu w'ijambo ry'Imana, umuntu wejo w'ubuhamya ninde. Kandi guys, mujye mubuhoka kuvuga, kuko kuvuga niba ugira n'isoni utinya ko abantu bagira ute, jya uvuga uwo kuri wowe uzajya usigara ubohotse muri wowe, uzajya usigara ubohotse. Yes, uzajya usigara ubohotse muri wowe. Yes, ngenda mbabwiye ngo ikintu mu mwanya gitumye ngira emotion nkarira nuko nagiye mbona ama memes abantu bari kuvuga we are not ready for Eric's noza fasting and praying and fasting for 1 week. Nkavuga ati why ko bumva ko guys bidashoboka, kucyumva ko bidashoboka, kucyumva ko nshobora kubwira abantu ikintu kandi bakagikora. Mfite platform ikurikirwa n'abantu benshi guys. You guys, you know what, nango muzi iki kintu cyo kugira ngo menyekane gutya si ibintu bije kano kanya cyangwa ejo. Uyo Pastor Irene Mancheri wadusengeye, Pastor Irene Mancheri yaravuze ati muzamenyekana amahanga yose, you will become famous. Atabwira ngiye nyine abwira muri majority abantu bose bari baraho, you guys muzamenyekana, Imana izaba mbese amahanga izajya ute. None se ngubu reka mbabaza kugira mbe popular, reka nanjye mbibarize niba atari Imana ra ndo nkora iki cyatari gituma menyekana kurusha bamwe mu ba artists bo mu Rwanda. Ngiye mu ndashaka kubabwira ko ndazi kurusha bamwe mu ba artists, ndazi kurusha bamwe mu ba comedian. Imagine noneho ni nsohora indirimbo, nzamenye nimba umuhaza ngasora indirimbo zanjye, urugero mbahaye, nzamenyekana bigejeje he. Uzi ko hari umuntu ujya kuri live afite ibihumbi n'ibihumbagize kuri account, naje n'abantu 50 bamukurikira. Mu byo bintu murabizi. Urazo ko ari umuntu postinga ifoto nagiye na like 100, nena usko postinga video ikarebwa n'ibihumbi 10. I'm like niki cyatari kirimo cyatumye itigira abantu ibihumbi 10. I'm like wow, ni bwa bwiza bw'Imana, aho Imana yavuze ngo nzakwamutsa amahanga, nzatumumenyekanira nutakubwiza bwanjye. So ngaha rero reka na nyine nkorera ubwiza bwayo, mwitake nkuko nabisezanyije Imana. Ngiye nasengaga Imana mvuga ati Imana nunyambutsa amahanga nzagukorera, ariko nanjye natayikorera. Sometimes hari igihe nagiye nshika intege mu gusenga amasengesho ngenda nyahagarika, ndavuga ati Imana nunkorera ibitangaza nzajya fasha abatishoboye. Sometimes hari igihe najyaga, ari igihe nabikoraga nige nacikaga intege simbikore, ariko ejo nibwo meruka mu Rwanda narabitangije official. So nuvuga ngo ni igikorwa kizagihoraho. Niba na ngombwa ari abantu twize kuganira
bemera ko twazakora nka GoFundMe na GoFund sinzi ko bayita GoFund something, tugakusanya amafaranga tugakora ibikorwa byo gusiramuza urubyiruko rudasiramuye, tugagurira abantu za mituweli, tugafasha imiryango y'abakene. So yeah, urazwi that it's all because all the mighty. Yes, no kwera ya ubu ngubu nivugira akatereme gatoye ngiye kuri nge natuva ko kanari katari funny katanasekeje. Umwana wama kaca kuri televiziyo, kaca ku radio, kaca no hose, akanumvuze gatoya karambuka all national. So kuki niba mvuga ko tuntu turi funny tukagenda ahantu hose kina tavuga n'ijambo ry'Imana ngo ryambuke ku hantu hose ku bantu bankuriki. Niba mvuga tuntu turi funny tukagenda n'ijambo ry'Imana zarivuga rigenda. Yes. Ntuzajya mumurikira ariko twaje kubyina tetema nabiki mujye murikira no twaje no kuvuga ijambo ry'Imana. Naje no bwije sinanitse ko ndagira abantu 200 mu mwanya twe turi muri 210 na 200 mu Rwanda niba natibeshye neza ngira ngo saa sita zageze cyangwa saa sita n'igice. I don't know what time it is in Rwanda ariko bwije. So imagine iyo nzakare abantu bari kuba bangana gute. Mukunze kujya ku ma live, si hari live ama live mujyaho mugasangana n'abantu 20 bariho. Si hari ama live kandi abantu bakurikirwa cyane cyangwa abantu bazwi cyane. Siri ama live mujyaho umuntu afite ibihumbi n'ibihumbagiza by'aba followers ugasanga n'abantu 100 afite kuri live. Nge mfite abantu 7,000 kubera account yanjye barayitwaye. Mfite live abantu mfite abantu bamfollowinga ibihumbi bitageze mu bihumbi 10. Mfite abantu 7,000 byonyine. None se who do you think I am kugira ngo mbe mfite abantu 200 bankurikiranye kano kanya nategeje no mu bihumbi 10 by'aba followers? Think about that. Nukwera ubwiza bw'Imana. So rero ko mfite those numbers of the followers who following me, ngomba gukoresha platform yanjye neza, nkayikoresha neza, sinyikoresha mu bintu bibi by'iki, nkayikoresha mu bintu byiza kugira ngo abantu badukurikire. Harimo abarokore, harimo urubyiruko, harimo abana bato, harimo abantu benshi mu nzego zitandukanye. Buri muntu yisangemo. Niba ari igihe cyo guhimbaza Imana, wa muntu wo murokore yisangemo. Niba ari igihe cya comedy cyo gusetsa abantu, wa muntu yisangemo. Yes. Si nango mzi ngo wayitwaye nini, I don't know. I mean barayireportinze Instagram irayikura. Ariko nango nzacika intege. Niba account yanjye barayireportinze bwacya nkafungura indi ikayitigira abantu 7,000 ukwezi kuzarangira ku itariki 7. Ukwezi kuzarangira ku itariki 7 ari nibwo account zawe imaze ukwezi na account upfunguye. Kandi nizera ko Imana ishobora gukora ibitangaza ikaba yagira ibihumbi 10 ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Uko umwaka ukwezi kuzagushize account yanjye ishobora kubigize 10,000k. So ni ikikwereka ngo ugukurikira ugukunda ntazakubura, wajya mu mwobo azagusangamo kuko agukunda, right? So nango nzacika intege gukora account yanjye bayitwaye. Nk'ubu nafunguye Facebook account yanjye, mfite friend request nangira amaro kwezi byose nabifunguye rimwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Imaze kugira friend request natara confirma 700 natara confirm, maze gukonfirma 1,300 cy'aba friends. Imagine 10,000k. Yes. Okay, so reka ndahe kubarambira. Nizera ko abantu turi kubana muzaza namwe mukajya muduha ijambo ry'Imana, mukatubwira ubuhamya, mukatubwira something. Yes, say something. Mukiga gusenga, ni utazi gusenga. Nanjye ntabwo I'm not perfect in prayers, I quite trying that gerageza. Burya niba udafite niba udafite Imana yo gusenga, try kubyuzi gusenga, gerageza mu byuzi
Imana izagikumva niyumva ko bikuvuye ku mutima. Nanjye sinari gusenga bambi. No, I'm not perfect in prayers. Ariko ndagerageza. 10k ibihumbi 10,000 10,000. Yes, 10,000. Now 7,000. So I will make 10k. 10k means 10,000. 10,000. Anyway, hari umuntu ugeze mu murongo muri Bibiliya ngo nzawusome ngo Yeremiya 33 Yeremiya 33 kugeza kuri 3. So hari umuntu wambwiye ngo nzasome Yeremiya 33 kugeza ku gice cya 3. Guys, abantu bafite imirongo ya Bibiliya bashaka tuzayisomaho, mujye muyizana tuyandike kugira ngo niba ahantu harakwigisha cyangwa hari icyo hagufashije iyo mirongo y'izana ya Bibiliya tuyandike tuzatuyigisha. So Yeremiya 33 haranditse ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikinguraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni uko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema agagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ntabwo nari nzi ko iri jambo ari ryiza gutya, kuko rino jambo umuntu waritubwiye sinibuka ngo ninde waritubwiye, yavuze ngo Eric please read in Jeremiah 33 kugeza kuri 3, ariko ni ryiza kabisa. Ati nuntabaza nzagutabara. Yes, ati nuntabaza nzagutabara. Kanandika ino mirongo taranshike ya Bibiliya muvuze ngo tuzasomaho. Proverbs 17 Abakorino yes, thank you Chuma wagumiriza nawe Murenzi 25, thank you very much. So iri jambo ry'Imana uyu muntu atuhaye no murongo Jeremiah 33 kugeza ku murongo wa 3 haravuga ngo ijambo amahoro azagaruka ubw'ishami rya Dawidi rizumbura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni uko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye ibiruhije utamenya. Iri ni ijambo ry'Imana guys, ntabwo ari njye waryanditse, kandi hari n'abandi banditse indi mirongo. So guys, reka dukore nuza live ya kabiri, ubundi iyo mirongo mwongeye muyandike, ino live irarangiye ubundi tuyandike. Reka dukore live ya kabiri tunasenge dusoze. Reka dukore live ya kabiri, iyo mirongo mwanyandikiye mwongere muyandikire kuri live tujye gukora ya kabiri ubundi dusoze. Murakoze. Ya muyandikira hano ha kabiri ubundi basengere dusoze turanyiswe gahunda y'umugoroba. Sinshaka kurambirana uyu munsi.